Tuzatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni channel ibagezaho amategeko y'umuhanda, by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo ndetse n'ibyapa byo mu muhanda bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Wifuza kwiga online, nyandikira kuri iyo numero. Kindi kandi ushaka code nabwo wanyandikira kuri iyo numero nkagufasha. Niba uri umushyashya kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, ugasiga like, kandi ntiwibagirwe comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Kindi kandi wibuke no kwisharinga inshuti zawe. Byose nzi n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A, nahegereye umuhanda unyerera, cyangwa ni B, imbere ipine ryapfumutse? Ese ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, cyangwa ni D, imbere hari ahatangirwa serivisi? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Muri ibi byapa biburira cyangwa se mu byapa biburira babiri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ikirango ni iki kimeze nk'agatangaro cyangwa se mu bundi buryo kikitwa ikimenyetso. Rero iyo ubonye iki cyapa mu byapa biburira kikuburira ko imbere uri kugana hegereye icyago kidasobanuye ukundi cyangwa se kidasobanutse, bityo uba ushobora kuba wahurana n'ingorane mu muhanda, uba ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Tuzatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ese ni iki muri ibi bikurikira gikenewe kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda nk'uko itegeko cyangwa amategeko abiteganya? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rugifite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga rugifite agaciro, cyangwa ni B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro? Ese ni C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, cyangwa ni D, ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Twandike. Hano igisubizo ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rugifite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'isuzumwa cyangwa se cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Igisubizo ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibi byose biba bikenewe kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda nk'uko amategeko abiteganya. Tuzatinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura. Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa ni B, ni akayira k'abanyamaguru? Ese ni C, ni aho abanyamaguru bambukira, cyangwa ni D, B na C ni ibisubizo by'ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, bibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero iyo ukibonye kikubwira ko aho hantu ugeze hatanyurwa n'abanyamaguru cyangwa se abanyamaguru batemerewe kuba bahanyura. Igisubizo ni A. Nkomeza kwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, tuguhaye ikaze, gusa turagusaba gukora subscribe, niyo nkunga yonyine tubasaba. Kindi kandi
kanda kuri iki gikumwe cyangwa se icyitwa like, kandi ntiwibagirwe no gusiga comment y'ukuntu uba wabonye ino video cyangwa se amanota uba wagize, kugira ngo bitwereke neza ko muba mwarebye video mukayisoza. Ikindi kandi ukaba wanakibuka kuba wanayisharinga inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ngatsinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza na ya matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ese ku manywa urumuri rudahagije hatari kugaragara neza ni ayahe matara y'urugendo uba ugomba kuba wakoresha? A. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, cyangwa ni B. Ni amatara kamenabihu y'imbere. Ese ni C. Ni amatara yo kubisikana, cyangwa ni D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza na ya matara y'urugendo ugomba kuba wakoresha? Twandike hano igisubizo ni B. Amatara kamenabihu y'imbere. Mu gihe urumuri rudahagije neza cyangwa se rudahagije hatari kugaragara neza, hano ugomba kuba wakoresha amatara kamenabihu y'imbere kugira ngo agufashe kureba neza imbere, kuko niyo akoreshwa mu gihe hari urumuri rudahagije cyangwa se imvura nyinshi cyangwa n'umukungugu. Tuzatsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Hanyurwa n'imodoka gusa. C. Nta modoka. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Hanyurwa na velomoteri gusa, cyangwa ni B. Hanyurwa n'imodoka gusa. Ese ni C. Nta modoka, cyangwa ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa gisobanura iki, cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano iki cyapa nta kindi kikubwira mu byapa bibuza nk'uko twabibonye. Ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, buso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara, nk'uko bigaragara, cyangwa se nka tekinike kugira ngo mujye mumenya ibyapa, umenya ubwoko bw'icyapa bizaba bigufasha guhita ubona igisubizo cya nyacyo bitakugoye. Tuzatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyansa riboneka ku mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyansa kandi rikaboneka ku mpande zose? A. Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B. Ni ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C. Ibinyabiziga ndakumirwa. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10, cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ese ni C. Ni ibinyabiziga ndakumirwa, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe binyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa riboneka mu mpande zose? Twandike hano igisubizo ni C. Ibinyabiziga ndakumirwa. Iyo bavuze ibinyabiziga ndakumirwa, ubwo hashobora kugaragaramo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, ibinyabiziga by'imitekano, cyangwa se ibinyabiziga bya za ambulance. Nibyo bikunda kugira amatara y'ubururu aboneka ku mpande zose. Nibyo binyabiziga ndakumirwa rero birimo. Nkomeza kukwibutsa ni muri mushyashya kuri no channel, ndagusaba gukora subscribe, wibuke gusiga like cyangwa se gukanda kuri iki gikumwe, kandi ntiwibagirwe kwandika comment y'amanota ugiye kugira muri bibazo 20 cyangwa se ikindi gitekerezo cy'uko wabonye ino video. Tuzatinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umweru, cyangwa ni B. Ni umuhondo. Ese ni C. Ni umutuku, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? Ese ubundi utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga ni utuhe? Twandike hano igisubizo ni B, umuhondo. Iyo bavuze utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga baba bavuze ibyo bakunda kwita ibinyoteri, bivuze ngo turiya tugarurarumuri tuba tugomba kuba dusa byibuza n'umuhondo cyangwa dusa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B, utugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umuhondo kugira ngo umuntu utumuritse ahita abona icyerekezo cy'icyo kinyabiziga. Tubatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahagana hehe ku kinyabiziga? A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. D, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, cyangwa ni B, ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga? Ese ni C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana he? Twandike hano igisubizo ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Hano itara ndanganyuma cyangwa se riranga ikinyabiziga kirebewe inyuma, hano iryo tara riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Tubatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba ibihe? Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba iki muri ibi bikurikira? A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B, abaherekeza babiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, cyangwa ni B, abaherekeza babiri? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hakenerwa bande cyangwa se ni iki kindi kiba gikenewe? Twandike hano igisubizo ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, haba hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Tubatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe haba hashobora gukoreshwa ubuhe buryo muri ubu bukurikira? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni inziga zishobora gushyirwaho udushyundo, cyangwa ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hagomba iki? Twandike hano igisubizo ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, uburyo bukoreshwa ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Igisubizo ni B. Tubatinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa
ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo? Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo? A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Asa ni A. Ni ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara, cyangwa ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. Ese ni C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buhe buryo? Twandike hano igisubizo ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. Hano icyo cyapa kiba kiri mu ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ryera. Igisubizo ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. Tutinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga bitabujijwe? Iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ku bihe binyabiziga bitabujijwe? A. Imashini zihinga. B. Ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bigomba gufungirwa ku binyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni imashini zihinga, cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bigomba gufungirwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera ku burumbarare bw'ikinyabiziga. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Imashini zihinga. Ibyo byose byavuzwe haruguru ntibibujijwe ku mashini zihinga kuko zishobora kugira ibyo byuma bigenda binagana kuko byo biba bibifite. Igisubizo ni A. Turatsinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, cyangwa ni B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Ese ni C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, cyangwa ni B. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Twandike hano igisubizo ni B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Uruhande rw'ibumoso nk'uko muri kubibona nta kindi rudufasha kuri uno murongo wera ucagaguye, ushobora kuba wanyuranaho cyangwa ukaba wanakatira ibumoso, ariko kuba udacagaguye ibyo ngibyo ntabwo uba ugomba kuba wabikora. Nkomeza kwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe cyangwa se gukanda ahanditse subscribe, wibuka gufungura inzogera kandi wibuka gusiga like, kandi ntiwibagirwe no gusiga comment y'abantu tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Turatsinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Ese muri ibi binyabiziga uko ari bibiri, icyatsi n'icy'umutuku, ni ikihe gihagaze nabi? A.
ni ibinyabiziga byombi. B, ikinyabiziga cy'icyatsi. C, ikinyabiziga cy'umutuku. D, nta n'imwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ibinyabiziga byombi bihagaze nabi, cyangwa ni B, ni ikinyabiziga cy'icyatsi? Ese ni C, ni ikinyabiziga cy'umutuku, cyangwa ni D, nta n'imwe? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Twandike. Hano igisubizo ni A, ni ibinyabiziga byombi. Hano yaba icy'icyatsi yaba icy'umutuku byose bahagaze nabi, kubera ko nk'uko twagiye tubibona, ntabwo aho abanyamaguru bambukira ntabwo uba wemerewe kuba wahagarara, keretse mu gihe abanyamaguru bari kwambuka, ariko ntabwo biba byemewe kuhaparika. Niyo mpamvu hano yaba ari iki cy'imbere yaba ari icy'inyuma byose bihagaze nabi, kuko nta na kimwe cyemerewe guparika aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo ni A. Nibatinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti: umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kunyura kuri abo bayobozi b'ibi binyabiziga? A, ugomba kuzinyuraho zombi. B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C, ibyapa byahageze ntibimwemerera kunyuranaho. D, imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ugomba kuzinyuraho zombi, cyangwa ni B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye? Ese ni C, ibyapa byahageze ntibimwemerera kunyuranaho, cyangwa ni D, imbere hari inzira y'abanyamaguru? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Twandike. Hano igisubizo ni B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Hano nk'uko twabibonye, mbere yo kunyura ku kinyabiziga ugomba kubanza kureba neza niba imbere hagaragara neza, kugira ngo unyure ku muyobozi w'icyo kinyabiziga ariko warebye ko imbere hari umwanya. Niyo mpamvu hano si byiza ko yazinyuraho atari kubasha kureba neza imbere ye. Byatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti: igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, wo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukwiye gukora iki? Ese igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ni icyo wowe ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza? Ese ni C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Twandike. Hano igisubizo ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Hano mu gihe hari inyamaswa idatuje, uwo muyobozi akabasaba ko muhagarara, muba mugomba guhagarara kugira ngo mwirinde impanuka iyo nyamaswa iba ishobora kuba yabateza. Niyo mpamvu igisubizo ari A. Nkwibutsa gukora subscribe, like ndetse ugasiga na comment ku musozo w'ino video niba nta kintu bigutwaye. Tudatinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti: mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Ese mbere yo kunyura ku kinyabiziga cyangwa se ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kubanza kumenya iki? A, ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ari A, aba ari ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, cyangwa ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho? Ese ni C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese aba ari ngombwa kubanza kumenya iki? Twandike. Hano igisubizo ni E, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Hano mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga nk'uko twari turangije kubibona,
mu bibazo byari bibanje hari nko kubanza kumenya ko umuhanda uri kugaragara neza no kwitondera kunyuranaho. Tudatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? A. Umunyamaguru. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A aba agomba gufatwa nk'umunyamaguru cyangwa ni B umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese ni C nk'umugenzi cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese umuyobozi aba agomba gufatwa nk'iki? Twandike hano igisubizo ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano uno muyobozi usunika ipikipiki nubwo ayisunika ariko ari kuyiyobora, bivuze ngo ni umuyobozi w'ikinyabiziga kuko nubwo ari gusunika ipikipiki ariko no mu kibazo murabona ko bakoresheje ko ari ijambo umuyobozi usunika ipikipiki. Niyo mpamvu hano itabiguha impamvu nziza yo gusubiza ko ari umuyobozi w'ikinyabiziga. Igisubizo ni B ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Tudatinze n'ikibazo cya 19 kibanziriza icya nyuma. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura ese iki cyapa gisobanura iki cyangwa se iyo ukibonye kikubwira iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A ni utubuye dutaruka mu muhanda cyangwa ni B ni umuhanda urimo amazi? Ese ni C ni umuhanda unyerera cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A utubuye dutaruka mu muhanda. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira nkuko twabibonye. Ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Impamvu bivuga gutya ni ukugira ngo bifashe n'abandi utari wabimenya neza cyangwa se n'undi mushyashya kuri no channel cyangwa se mushyashya uri kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo nawe abashe kuba yabimenyeraho bitamugoye. Niyo mpamvu tubabwira n'ubwoko ibyo byapa birimo kugira ngo mwese bibafashe. Iki cyapa rero kivuga ko ari utubuye dutaruka mu muhanda bikikuye kugenda urushijeho kwitonda. Tuzatinda ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi ushobora gukora? Ese mu gihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka mu muhanda uretse kwakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi uba ushobora kuba hano wakora? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A ugomba kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe cyangwa ni B guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni iki kindi hano uba ushobora kuba wakora? Twandike hano igisubizo ni A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Hano mu gihe usanze hari abakoze impanuka kandi bikomeye uretse kwakiriza icyarimwe amatara ndangacyerekezo cyangwa se amatara y'ibyerekezo byombi, hano ugomba kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe kugira ngo baze babafashe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Ese ugeze amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba kuyandikira muri comment. Ikindi kandi njye ubibagezaho umunsi ku munsi nitwa Jemuve. Reka nshimire mu mwese dukomeje kubana. Wowe wanyumviye ugakora subscribe ugasiga like ukaba ugiye gusiga na comment yebuka na share ngo inshuti zawe. Imana guha umugisha. Reka duhure mu video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.